Aramutse mureke dusomere hamwe igitabo cya Yohana igice cya 21 turera ku murongo wa mbere. Yohana 21 dusome dore ku murongo wa mbere aho. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Tomu witwa Didumo na Nataneli w'i Kana y'i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yoroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura ruriho ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo bari nka mikono 200. Bomotse umusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akuzanira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 150. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe muri abo bigishwa be utinyuka kumubaza ati, urinde? Kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu abanye n'abigishwa be igihe kigera ku myaka 3, yigishanyije nabo, akorana ibitangaza nabo, akije abarwayi ari kumwe nabo, yatubuye imitsima ari kumwe nabo. Ariko mu by'ukuri Yesu agiye gupfa nta n'umwe wagumanye nawe, kubera ko umunsi wamufataga abigishwa bose bakuye imishwaro. Yewe na Petero wari wakanakanyije agerageza kuvuga ngo arapfana nawe, byageze ku iherezo ry'ubushobozi bwe no kwihangana ko aramwihakana. Ibi ntibyapfuye kubaho gusa, ahubwo kwari ukugira ngo ijambo ry'Imana risohore. Kubera ko Yesu ubwo yari yivugiye ati, haranditswe ngo nzakubita umwungeri maze intama zitatana. Kuko usomye mu gitabo cya Matayo igice cya 26 umurongo wa 31, ayo niyo magambo Yesu yavuze. Mureke tuyasome twumve koko niba ariko yanditse. Nta kintu na kimwe cyagiye gipfa kubaho
kitabayeho gikurikije ibyanditswe. Buri jambo Yesu yavuze kuri we ryose ryagiye risohora nk'uko yarivuze. Matayo igice cya 26 umurongo wa 31 aravuga ngo, maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri, umukumbi w'intama usandare. Icyo yarashatse kubabwira ni iki? Yesu yarashatse kubabwira ko igihe kigeze bose bakamuvaho, kandi nta n'umwe urasigara. Nubwo Petero yihandagaje akavuga ati, nubwo abandi bose bagusiga njye sindi bugusige. Nubwo yihandagaje akavuga ati, nibinaba ngombwa nzagupfira, ariko byabaye ngombwa ko nawe yihakana Yesu, ndetse ashaka aho yihisha arahabura. Arirahira inshuro 3 zose avuga ko Yesu atamuzi. Ntabwo ari ibintu byapfuye kubaho gusa, nuko ijambo ry'Imana ariko ryavugaga. Iyo Petero atsimbarara akageza no kuba yapfira Yesu nk'uko yari yabivuze, byari kuba bivuze ko ijambo rya Petero ari ukuri, ijambo ry'Imana ari ikinyoma. Ariko reka ijambo rya Petero ribe ikinyoma, ijambo ry'Imana ribe ukuri. Uko niko byagenze rero. Petero akurikira Yesu, barenga ahinguka, kugeza ageze mu rugo bari bamujyanyemo. Ntiyaheze inyuma y'urugo, ahubwo nawe yararwanye arinjira. Ariko birangira ku iherezo arahiye inshuro 3 ati, ni ukuri uwo muntu ntabwo muzi. Uyu ni wa wundi wirahiraga akavuga ngo, ni ukuri kw'Imana nubwo abandi bagusiga, njye ntabwo ndi bugusige. Ntawaseka Petero, kubera ko Petero yari ari kubaho mu mbibi z'ubushobozi bwe. Yari azi ko hari adashobora kurenga. Yari azi ko ubushobozi bwe no kwemeza kwe bifite imbibi. Ariko ijambo ry'Imana ryo nta mbibi rigira. Niba rivuze ngo nzakubita umwungeri intama zisandare, ntabwo iki cyari kuba ikinyoma, kuko ni Yesu wari ubivuze, kandi Yesu ubwe ni Imana. Yesu yararebaga akabona nta mwigisha n'umwe urasigara iruhande rwe, nta mwigisha n'umwe urasigarana nawe. Kandi ibi ntiyarabivuze kugira ngo baseke, yarabivuze kugira ngo abereke ko igihe nikigera bazabona ko ijambo ry'Imana ari ukuri. Rero Yesu baramufashe, birangira bamwishe, arahambwa, ariko arazuka nyuma y'iminsi 3, cyangwa se ku munsi wa 3 arazuka, nk'uko byari byaravuzwe kuri byari byaranditswe kuri we. Wavuga ngo abigishwa babonye Yesu ari we mwigisha wabo ajyanwe ndetse akanapfa akicwa, batekereje iki? Cyangwa se bari he? Babaye he? Niyo magambo twasomye mu gitabo cya Matayo, iyo twasomye muri Yohana rero ibice 26. Yesu amaze kubona bamujyanye ndetse amakuru akabageraho ko yishwe, batekereje ko iherezo ryari iryo ngiryo. Ibyo yababwiye byose byahise bisibama mu mutwe. Ibyo yababwiye byose byasibamye mu mutwe, ntibongera gutekereza ikintu na kimwe. Niyo mpamvu Simoni Petero wari usanzwe ari umurobyi, ubwo yabwiraga abandi ati, ngiye nisubiriye kuroba, ngiye kuroba, n'abandi baramwikije ati, natwe turajyana, ntabwo dusiga, turajyana. Mu by'ukuri
nari nzi ko cyangwa se ntekereza ko bari bakwiriye kuba hamwe, umwe muri bo akabakoranya, bakaba hamwe, bakibukiranya ibyo umwami yahoraga ababwira. Nk'uko asubiye mu ijuru, babaye hamwe mu cyumba kimwe, bari mu mwuka umwe, ndetse bagasenga. Ntekereza ko nuko ariko byari bikwiriye kugenda, bari bakwiriye kuba mu mwanya umwe, bakaba mu nzu imwe mu cyumba kimwe, bagasenga, kugira ngo ya minsi 3 yababwiraga irangire. Bakibukiranya amagambo yababwiraga, bagakomezanya, bakibukiranya ko kuba umwami wabo apfuye atari ryo herezo rya byose, ko umwami wabo apfuye bitarangiye, ahubwo barongera kubonana nawe nyuma y'iminsi 3 amaze kuzuka. Ariko siko byagenze. Biragaragara ko hano nabwo baba bari kumwe, ariko mu by'ukuri cyari mu bitekerezo byabo, ntabwo yari umwami wabo, ahubwo umwami wabo yari amaze kwibagirana mu masegonda, mu gihe gito cyane. Iminsi mike yari amaze kwibagirwa umwami wabo. Bisubirira mu nyanja bararoba. Ikintu gitangaje, nk'uko byagendekeye Simoni Petero buri buke ahura na Yesu ku munsi wa mbere, ahura na Yesu, bwa mbere ahura na Yesu, nk'uko yaraye aroba ijoro ryose ntagire ikintu afata, ni nako byagenze nanone buri buke babonekerwa n'umwami Yesu, abamenyesha ko yazutse. Abigishwa bose barikoranyije barya mu bwato, barara baroba ijoro ryose, ariko ntibagira n'ikintu kimwe bafata. Aho ngaho niho Yesu rero yabasanze muri uwo mwanya, bashobewe, bamanjiriwe, nta n'icyo kurya bafite, inzara yabishe. Kuko hano biravuga ngo, umurongo wa 3, Yohana 21, umurongo wa 3, nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari nta kibafashe. Umurongo wa 4 ati, umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara ku kibaya cy'inyanja, mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Urumva bari bakesheje ijoro ryose baroba, ariko nta kibafasha. Bakigerageza, byanze. Hanyuma Yesu rero atangira kuvugana nabo. Ubwo atangira kuvugana nabo, umurongo wa 6 urababwiye ngo, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato, murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha gukurura, kuko ifi zari nyinshi. Uko niko byagenze. Tubitekereje rero nk'abantu, abigishwa twavuga ko batereranye Yesu, cyangwa se bamutengushye. Imyaka 3 abigisha, ariko ibyo yabigisha mu myaka 3 byose, ibyo yagiye asubira mu myaka 3 byose, bakabyibagirwa mu gihe gitoya. Twavuga ko abigishwa batengushye Yesu. Kubera ko rero bamutengushye, twatekerezaga ko Yesu yarakwiye kuza abacyaha, yarakwiye kuza banenga, yarakwiye kuza banyega, yarakwiye kuza rwose abereka ko nta kigenda cyabo. Ariko ababonekera hano ku nyanja bashobewe, babuze n'icyo kurya, ntabwo yaje rwose abatontomera, ababwira nabi, ati mwabigishwa be batagira kwizera, nta bwenge mufite, nabanye namwe imyaka 3, nababwiye ijambo ry'Imana, nababwiye iby'urupfu rwanjye, kandi mbabwira n'ibyo kuzuka kwanjye, ariko dore nta kintu na kimwe kikiri mu mitima yanyu. Se muri bantu bwoko ki? Ntabwo muri abantu bo kwizerwa, ntabwo muri abantu bo gukorana nabo. Ntabwo ariko Yesu yaje ababwira mu by'ukuri, ahubwo Yesu yaje n'ijwi rituje,
yajwe n'ijwi rituje, arabahamagara ati bana banjye mufite icyo kurya? Baramubwira ati ntacyo databuja. Aravuga ati ngaho nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Babigenza nk'uko babibabwiye koko, bafata ifi nyinshi kandi nziza. Yesu uko abantu bamuzi mu bitekerezo byabo bitandukanye n'uko ari muri Bibiliya. Imana dutekereza ko ni Imana itugirira neza twagize neza, kandi akaba Imana itugirira nabi twagize nabi. Iyi niyo Mana abantu bize, iyi niyo Mana abantu biringira, iyi niyo Mana abantu bazi. Ni niyo mpamvu mu mibereho yabo y'umwuka baba bibwira ko batabaye beza ya Mana itabaha umugisha, ya Mana itanabareba n'irihumye, ndetse bakavuga ko bagatekereza ko banayisenze rwose ntabwo yabasubiza ntiyanabumva. Niyo mpamvu abantu bihimbira ubuzima bw'umwuka bakavuga bati rero ubwo Imana ari uko imeze tugomba kwibera beza, tugomba kwibera beza, kuko tutabereye beza nta mugisha n'umwe twakura kuri yo. Tutabereye beza ntabwo yatwakira, tutabereye beza ntacyo yaduha, tutabereye beza ntiyatuvugisha neza, yenda ntiyanatuvugisha. Uko nguko niko abantu bibwira bakwiriye kubaho. Ariko mureba abigishwa hano, ni iki cyiza bakoreye Yesu cyatuma Yesu azababwira neza, ababwira n'ineza, abahendahenda, abafitiye impuhwe n'urukundo rungana gutya? Ni iki abigishwa mu by'ukuri bakoze? Usibye kumutererana gusa bakirukanka bakanamwihakana. Umuntu babanye nawe imyaka 3 bakavuga bati nta nubwo tumuzi, nta muntu hano watumuzi. Ni gute watekereza, ni gute twatekereza ko Imana yamera gutya? Abanyumva rero, Imana ni ukwiri. Iyi niyo Mana. Ntibera Imana kuko itandukanye n'umuntu. Umuntu muzabana uri mwiza, ariko nuba uri mubi n'umubera mubi ntabwo umuntu muzabana. Wenda umuntu azakugirira neza uri mwiza, ariko n'umubera mubi rwose nta n'amazi yo kunywa azaguha. Rero Imana ntabwo ari uko imeze. Imana irabizi ko turi abanyantege nkeya, Imana irabizi ko tudahwanye nayo, Imana irabizi ko turi ibiremwa byaremwe mu mukungugu wo hasi. Imana izi intege nke zacu kurusha uko twebwe twazimenya. Niyo mpamvu Imana itadufata ku rugero nk'urwayo, ahubwo idufata nk'abantu b'intege nke, abantu b'umukungugu. Niyo mpamvu iyo turebye ubona turi abo kugirirwa impuhwe kurusha ibindi biremwa byose. Nyamara abantu ntabwo ari uko twize, nta nubwo ari uko tuzi Imana. Yesu ntiyabanengeye kutizera. Yesu ntiyabanengeye intege nke zabo. Yari azi ko ari abantu b'intege nkeya. Yari azi ko ari abantu batizera, batakwizera. Niyo mpamvu Yesu yabagiriye neza, abasanganiza ineza ye ndetse n'urukundo rwe. Bongera kwisanga bari kumwe na Yesu. Undi wapfuye wabambwa akapfa akazuka. Uwo nguwo ni we Yesu. Wongeye kugarurira icyizere mu bigishwa be. Arabagarura, bagaruza ineza ye. Kandi atangira kubatuma. Kandi batangira kuba ibitangaza. Bamaze kumenya Yesu ari we neza. Batangiye gukoreshwa n'imbaraga z'umwuka wera mu buryo butangaje. Batangiye gukoreshwa n'Imana ibitangaza byinshi. Ubwo Yesu aramaze gusubira mu ijuru, bamaze guhabwa imbaraga y'umwuka wera we. Babaye abantu batangaje, ntibari bakira abantu basanzwe, bari babaye abandi bantu. Kuko imbaraga y'umwuka wera ari gukorera muri bo yari ivuye ku Mana. Bivuze ngo ni Imana yari isigaye yiyoborera ubuzima bwabo, ntabwo ari bo bari bakiboneza ubuzima bwabo. Abantu mwe rero, twe gutekereza Imana uko itari. Si Imana ikugirira neza kubera ko uri mwiza.
Si Imana igukunda kubera ko yo wayikunze, reka da. Irabizi ko utayikunda ntuzigera unayikunda. Imana wayikunda gusa yo yabiguhaye. Bitavuye kuri yo ntabwo ushobora kuyikunda. Kandi bitavuye kuri yo ntushobora kuyikorera. Bitavuye kuri yo ntabwo ushobora kuyiyoboka. Irabizi ko ari uko tumeze muri kamere yacu. Niyo mpamvu Imana itatunenga kubw'intege nke zacu. Ahubwo ikintu kizadukora ni ukutemera intege nke zacu. Kubera ko kutemera intege nke za muntu, icyo gituma imbaraga z'Imana zidakorera mu buzima bwacu. Kubera ko imbaraga z'Imana, gushobora kw'Imana kuza muri bya bindi babandi b'intege nke. Ntabwo kuza kuri babandi b'imbaraga. Babandi b'abanyembaraga ntabwo bashobora kugirirwa neza n'Imana. Kubera ko ntibari mu mwanya aho bashobora kugirirwa neza nayo. Niringiye ko twamenya ko Imana ari ukwiri. Niringiye ko twamenya ko Yesu wacu ari uko akora. Niringiye ko turi abantu, twamenya ko turi abantu bo kwakira imbabazi, bo kwakira ubuntu bw'Imana gusa. Nta kindi kintu kidukwiriye. Imana ntikurenganyiriza uwo uri we. Ahubwo ikizatuma utakira ubuntu bw'Imana ni ukutemera uwo uri we. Niringiye ko twamenya abo turi bo, twamenya intege nke zacu muri kamere yacu, kugira ngo Imana ibashe kutwuzura. Reka dusenge Imana. Data turagushimye. Tugushimiye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Tugushimiye ko werekana igihe cyose mu buzima bwacu, kandi ukerekana nk'umunyembabazi, nk'umunyempuhwe. Reka natwe tube imbere yawe nk'abantu bakeneye imbabazi ndetse n'impuhwe zawe n'ubuntu bwawe, ku bwa Yesu Umukiza wacu. Amen.